tukisimama. Tutasoma maandiko katika Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza 19 shairi wa kwanza. Tutashuka kidogo kwa shairi ya 8. Mwingine atatazama kitabu cha Luka sura 2:22 21, atashuka chini 25. Tutasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwabo ejo b'iki gihe Imana zizabimore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo, arahunga, arahaguruka ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira ati, Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu, arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze makara n'agacuma k'amazi biri umusego we, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka bwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu, umusozi w'Imana. Amen. Luka sura 2:21. Amen. barazamuka nk'uko imigenzo y'iyo minsi mikuru waruri. Bamaze iyo minsi basubirayo. Uwo munsi umwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga yuko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo. Nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Amen. Wera Mana yacu kandi Mana idukunda, turi mu isi yanduye, isi irimo ibibazo n'ingorane nyinshi, nta bundi buhungiro dufite atari wowe. Turi kunga rero turungi iwawe, emera utwakire mubyeyi. Umugoroba turi imbere yawe, turakugira ngo utugenderere, maze umugoroba uve kuwumugisha. Bana natwe, utangire natwe kandi uruka natwe. Ijambo risome amatwi yacu ni inyuguti, emera mwami urikuremo umutsima utunga ubugingo bwacu, maze ntagire gutanga uko yaje, ubwo wateranye wese kuri mugoroba atahe akubonye, agenda avuga na Kiyoba na mugenzi we ati burya yari we. Ijambo twinginze ko twize kubyumvishe, kandi twongera imbaraga mufite menshi yo kumva no gukora ijambo rye rishaka. Tubyambaje mu izina ry'umucuruzi wacu Yesu Kristo. Amen. Barabasha kwicara. Mutawezi keti. Natwe twasubije mu Yesu Kristo. Nasi tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Dushimira Imana yakoze imirimo itandukanye. Tukishukuru Mungu aliyetenda kazi tofauti. N'abarwayi yakijije. Kwa ajili ya wagonjwa aliyowaponya. Ndetse n'abari mu ngendo Imana ikabarinda. Na wengi walikuwa katika safari Mungu akawalinda.
Imana ikakoze imirimo itandukanye Tenda kazi tofauti kugira ngo tubashe kuboneka kusudi tutaonekana hapa ubwo iyo twakoze si kama matendo mazuri bali ni neema ya Mungu umwami wacu ufalme wetu abishimirwe iteka ryose asifiwe kwa jina la Yesu Kristo. Rero twumvishe ijambo ry'Imana Tumesikia neno la Mungu ariko tukitangira amatorero walipoanza makusanyiko ibyacu twabibonye yetu tumekwisha ipata ibyacu twabibonye yetu tulishaipata. batubwiye ko Imana ari inyembabazi Tumekusikia kwamba Mungu ni mwenye Imana fadhili, igira neza Mungu anatenda mema, byose ni ku mirimo y'Uwiteka yote ni kwa kazi ya Bwana Mungu. tukaba tugarutse rero ku magambo y'Imana Tumerudi kuyasikia maneno ya Mungu. ijambo ry'Imana rihora ari ryiza Neno la Mungu la dumu, kandi ijambo ry'Imana rihora ari ryoshye neno la Mungu laendelea niyo kuwa mpamvu tamu. ugenda urambirwa kubyumva Ndio maana mimi niyo siwezi mpamvu ugiye kusikia gutera nabi byandambira kusanyika iweze kuko nichokesha, burya uzarebe abantu uone kwamba wanadamu iyo ari abanyamazina kama ni wenye masengenyo, nta kintu kiryohera amatwi yabo hakuna kitu kizuri kwenye masikio yao nta kama kintu masengenyo. baryoshaka kumva Hakuna bakumva kitu atakayosikia. Unajua natwe rero nk'abana bafite nasi intego kama wewe watoto kandi wanaosafiri tukamitenga safari, kuba nta rundi safari yetu sio ingine ariko twavuga ati mwitegure bali tuambie kwamba mjiandae, Uwiteka agiye kuza maana Bwana wa karibu kurudi. kandi ubwazaza ndazaza mujya mutazi Atakuja kwa wakati hatujui, none natwe nasi hapo tugira amatsiko yo kumva tuna makini ya kusikia habari yataraje ya kwamba Yesu ni waje. Amina. tugira amatsiko yo kumva Tunakuwa na makini ya kusikia ile habari. amen Amina. iyo abakobwa ari babiri Wakati wasichana ni wawili bose bakaba barambagijwe wote wanaposewa, burya bagira amagambo aganira kuna maneno kandi wanayoyaongea adasanzwe ambayo sio utasanga nyamuntu kawaida, umuntu uwo ari we wese sio kila mtu natwe rero nk'abantu turi hano nasi watu kama tuko kandi hapa batwarambagijwe tuliposewa ndetse inkwano igatangwa na malipo ili natwe burya dufite inkuru tuganira nasi tuna habari kandi izo nkuru ile habari zidutera amatsiko ya kutuleta makini zigatuma urukumbuzi natuleta kuvuga shauku burya Yesu yaradukunze kwamba Yesu alitupenda. Amena. namwe mufite amatsiko Nanyi muna yo makini. kubasha kumva iyo nkuru Kwamba msikie ile natwe habari, mukumbuye kubyumva nanyi muna mashauku ya kuisikia. ijambo ry'Imana rikavuga ati Neno la Mungu nasema eti burya iyo nyirinzu kumbe mwenye nyumba cyangwa se umuntu uri mucuruzi wala mchuruzi aza kumenya neza akalijua kwamba isaha n'umunsi sana wakati baramwibira atakaomuiba wakabaye maso alikusema niba bakunze gushyira igiciro awekubali Amen. chimbe nyumba natwe yako. rero ijambo ry'Imana rikavuga ati Neno la Mungu nasema turi eti muri iyi si turi abagenzi tunakuwa ulimwengu tukiwa turi hano wasafiri, hatari iwacu tunakuwa hapa sio kwetu, wabyumvise ngo ndari amahoro yo muri iyi si kwamba ndari amahoro ari muri iyi si hakuna amani ulimwenguni. ninde utari kurira muri iyi si Nani aliye ulimwenguni humo? ninde ufite amahoro muri iyi si Nani ana usalama ufite ulimwenguni? amahoro wenyine uri mu ijambo ry'Imana Anayekuwa na usalama anayeshika neno la Mungu. uba utunze Uwe umefunga urasanga uri kuganya utaomboleza, ubutunze urasanga uri gutabaza amarira akwishe uba uri umukene urasanga amarira akwishe machozi na ni ukuvuga ngo naho wagira byose kwamba tunakuwa na mambo yote icy'ingenzi ya muhimu kiruta sana byose ya ni muhimu ugutunga Yesu amen ya Yesu moyoni mwako. kumvishe amagambo akomeye Tunasikia maneno muhimu. Eliya yagize ifuhe ku murimo w'Imana Eliya alikuwa na igihe abantu basenga ibigirwamana wakati waliomba bibaza ngo bari Mungu, gusenga Imana tuambia kwamba wanaomba Mungu wa kweli. burya wasenga icyo giti kikakumva Unaweza kuomba huu mti na bari kusikia, gusenga ibiti wanaomba bari miti, gusenga inka wanaomba bari ng'ombe, gusenga amabuye majiwe. Eliya abibonye agira ifuhe aliyeponya akawa na wivu. Eliya amaze kugira ifuhe Alipokuwa na wivu aravuga ati ibyo gusenga ntabwo ari Imana bila munaomba erega twebwe tuzi Imana tunajua tuzi Mungu, Imana y'ukuri tunajua Mungu wa tuzi kweli, Imana nzima tunajua Mungu aliye Imana hai. tuvuga ikumva Mungu tunasema Imana nasikia, ikumva Mungu anasikia. iyo Mana iyo mbabwira Ile uyu Mungu munsi tunayokuambia leo arangije aravuga ati akasema nimuze njoni tujye gutamba twende kutoa niko ariko aravuga Ndio nasema turaza kureba Imana nyamana Imana y'ukuri irigaragaza kuonyesha. barazamuka Wakapanga bajya gutamba Wakaenda igihe barimo gutamba Eliya ababwira ati rega izo mana zanyu ntabwo ziri kubumva banze basinziriye reka bari gusinzira mukanguke iyo mana yanyu banze usinziriye ntabwo iyo mana iri kumva muvuga cyane Seme sana
mutambuke macho baravuga wakasema biranga arabashikagura delegation yo mana yacu nabura n'abakamaro kanyu ahari mwafatira inzembe mukike bagura yareba akamaro kanyu ikabasha kubasubiza bafata inzembe barike bagura ariko imana yabo ntabwo yabasubije kuko imana zabo nizumva ariko imana yacu irumva. Arangije mu gihe cya nimugoroba alipomaliza wakati wa jioni imana yacu tu nasikia Mungu wetu imana yacu itari kubumva haisikie abandi mwumvise nanjye alipondokeni masaa nimugoroba sasa jioni yagasaniye icyariro kure ibintu bizuba umwanya wabyo ibintu muri gahunda yabyo amaze gushyira muri gahunda yabyo arangije isibyo gusa nikuzanira amazi musukemo arangije muri z'umusazi umuzanye imana inyagaza mu muriro kandi muri utabona peteroli umugabire kuri gaze aya mazi arabasha kwaka gute abandi tumuzane musukemo masukamo ateye ntabwo bihagije wongera musukemo muzuze rero rero kutanabwo bihagije gutera ni byiza ariko mukomeze mukanda byahinda. Amen. Guterana ni byiza ariko guterana kujya bisaba imbuto mbere utagira imbuto yacu bimaze imaze guterana ijambo ry'imana maze nawe ushyira mu bikorwa yawe maze basukamo yararangije ahamagara imana yari yarasenga abwira imana y'ukuri imana ya Isirayeli imana y'ijuru n'isi imana uriyawe imana irasubiza Yesu Kristo iyo mana yariya ni imana yumva imana ireba imana ikora agenda imana ibitangaza imana ibitangaza uwo munsi maze abantu bose bakayitangaza ubona amazi yaze nawaka umuriro bila kuweka moto. Ese reka kubaza Acha ufasha amazi ugashyira ku kamata maji na weka ufasha kwenye ibintu pipa. ukatugaho ayo mazi yawe Ile maji naweza kuwaka hapana. ariko kugira ngo bose bamenye ko Imana yumva kandi ari Imana itangaza Imana yisubiza mu muriro maze amazi araka. Amen. Maze yari yarangije avuga ati abo bantu bose bapinze Imana usebye Imana utazi Imana iyo ari yo nanjye nikwegeka sikuwa na mtu wa kuwaponyoka. maze Eliya akabwira ifu ry'umuriro w'Imana maze Eliya akarabatsemba akawamaliza kugira ngo amare uburakari bw'Uwiteka nuko agomba gutsemba ibikomano byose miungu yote upate kuisha. maze birangije muhazi Alipomaliza biravuga ati ngo murabizi akasema ati wewe gusa ibyo Eliya yakoze unajua mambo Elia alifanya, gusa ibyo Eliya yakoze unajua mambo Maria alifanya. abahanuzi bawe bose Manabii wote aliwamaliza, bebamariye ku icumu bebamariye ku ipanga ngo nta n'umwe usigaye hata moja. barangije baravuga bati Alipomaliza akasema ati Eliya mugende mubwire uti mwende mwambie eti uri aya masaha katika saa mugihe hii nk'iki ngiki wakati kama huu ninamuhwagira ubugingo bwa bariya bantu kama nisipomaliza katika uhai wa wale uba watu Eliya sijia wewe ibyo Elia ukoze mambo nayo sinabikwishyura kama siku ubugingo bwawe n'abantu wishe wale watu ati imana zizabimore wasipate kunyazimu izo mana zabo zirumva ile miungu yao izo mana inasikia, zabo zirakora ile miungu yao inatenda, ni ibigirwamana ni miungu ntabwo byumva habisikie ntabwo bireba aone ababisenga babanye nabyo wanaomba tukamwambia aje. maze rero amaze kubyumva rata Elia aliposikia nabakashe ubwoba naye akaogopa. Eliya si umuntu Elia si mwanadamu, barahunze akakimbia urunguru rwanda rushobora amaguru akaponya urunguru rwanda rushobora amaguru na miguu. Eliya akabaragiye Elia akakwenda, umugaragu Elia akaenda ubaragiye akaenda ubagandugaza ku munsi akatembea ugaganduga ku munsi rwose Eliya ageze ahantu maze ku mugaragu we maze akagenda wenyine mtumishi wake niyo mpamvu babwira ati agakiza ntabwo ari ak'abantu ni ak'umuntu ku giti cye ni ak'umuntu ku giti cye. Amen. Amina. Agakiza ntabwo ari ak'abantu, Wokovu si wanadamu, agakiza ntabwo ari ak'umuryango, agakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Eliya aragenda akaenda urugendo rukomeye mrefu mu gihe bimukomeranye wakati inamchosha muri iyi si nta muntu ndani ya ulimwengu muri hakuna salama salama, hakuna salama, wanatuita usiku na mchana kwa sababu Imana wamenye iyi si
ntabwo mufitemo hakuna amahoro mufite salama. muri iyi si Salama turi muri Yesu wenyine. Kwa ndani ya Amen. Yesu Kristo. Amina. nuko Eliya aryamye Elia alipolala, agiye kumva yumva aliposikia Ilimubwira ati, sauti ya kumwambia Eliya we Elia, kanguka amkeni, Kanguka. amkeni, urye amuka Uje. huku kuko Eliya afite inzara maana alikuwa na njaa. maze Eliya agiye kubyuka Elia alipoamuka ababonye akaona agacuma k'amazi ku musego kibuyu ya maji aya kwenye basanga ajya mu msingi. ishyamba agacuma k'amazi ku musego Anakutana ese na uri maji. kwiganira wowe Imana yagaburiye Eliya muri buriya butayu ntabwo yakugaburira wewe Sanakupa chakula na wewe ucitse intege urananiwe urihebye Imana yabaye Eliya Mungu Sio aliyosaidia maneno yeye. ya Mungu. Mungu Nawe na musabe, muombe, arakusubiza. atakujibu. ucitse intege Unazofika ndakwiteka omba Mungu. urihebye Unakata tamaa ndakwiteka omba Mungu. nuko Eliya Elia hapa ayo ufite umunaniro mwinshi alikuwa na mchoko w'umurimo wa kazi amaze gukora ku izina ambaye ry'Uwiteka ametenda kwa kazi ya reka Mungu. abakozi b'Imana barananirwa Watumishi wa Mungu wanachoka, si abantu si wanadamu basi. bakeneye izindi mbaraga Wanahitaji bakeneye andi mavuta kuingia barabikura mafuta. n'amasengesho yayo Baada ya maombi Amen. Amina. nuko Eliya mu gihe aryamye Eliya wakati mu gihe avuye alichoka, agacumu wakati alichoka, kananiwe cyane alikuwa anachoka yumva sana. Eliya avuga ati Eliya Akasikia sauti ya kumwambia ati Elia. Eliya Elia. Eliya akaba arabatutse Elia akasisimuka. yumvijwe ati Akasikia sauti, byuka urye amuka ukule. kandi unywe Pia ati ukule. nubwo uri gusinzira Maana ariko unasinzia. yaba aruzi urugendo uri imbere yawe Lakini ungalijua yaba safari aruzi iko mbele urugendo yako. ufite Ungalijua safari byuka iko mbele urye yako. Amuka urugendo ukule. uri imbere yawe Maana safari ari runini kandi ndefu rukomeye sana inakuchosha. ntabwo intambara zirashira Vita ntabwo haviapo. turajyaho tudamarara Tuyafika umusirikare jeshi byaba mu mahoro byaba mu ntambara ahora yiteguye ahorana intwaro ye nimurambike intwaro nimwicare ngo mutuze turi mu gihe kigoye wakati wa Amen. kuchosha. Amina. turi mu gihe kigoye Unamo wakati wa icyo gihe kuchosha. kigoye rero Ni wakati wa birasaba kuchosha. izindi mbaraga Nakuombea uombe amagambo ndi kubaganiriza mambo ninayowaongelesha. ndi kubaganiriza Maneno ninayowaongelesha. Maneno ya kusema eti bibwira ko bafite Yesu waliambia kwamba wana Yesu ariko bamusize lakini walimwacha. benshi barasenga Wengi wanaomba, hari abasenga inka wanaomba bakaba bari ng'ombe, gusenga Imana wanaabudu hari abasenga ibiti wanaabudu miti, bakaba bari gusenga Imana wanaabudu Mungu, hari abasenga amafaranga wanaabudu bakaba bari pesa, gusenga Imana wanaabudu erega Mungu. nyakubwira amafaranga yakubera Imana Pesa inaweza kuwa Mungu nyakubwira kwako. ibiti byakubera Miti Imana inaweza kuwa Mungu kwako. nyakubwira mu mugore yakubera Imana Miti inaweza kuwa Mungu kwako. nyakubwira mu mugabo yakubera Imana inaweza kuwa Mungu ariko kwako. ibyo si Imana Lakini sio ahubwo Mungu. ni ibigirwamana Bali ni Mungu. Imana ni Imana Mungu wa kweli. byari mu ijuru n'isi reka twamaza mu mugoroba kandi umwami wacu Ule mfalme wetu abaho umugisha wabariki mu izina kwa jina la Yesu Kristo. nuko Mariya na Yosefu Hapo Maria na Yusufu babafata Yesu wakashika kuko Yesu, mu minsi y'imigenzo yabo yari iri maana wakati wa desturi zao wakaenda Yerusalemu katika siku kuu. yari amaze imyaka 12 Alikuwa amemaliza miaka 12 kusudi apate kumwonyesha Mungu, natafuta mtoto wangu apate kumweka mitano, mtoto wangu nataka kumtakasia Mungu, yaani wewe unaleta watoto wenu wapate kuwatakasia Mungu kusudi wapate kufurahia katika mtaka Mungu. Sisi hatuwezi kulea, Imana yonyine lakini Mungu pekee niyo irera. ndiye anajua kulea. Uwiteka ari kurera Wewe Mungu akura anakulea, neza. anakomaa vizuri. Amen. Amina. Imana niyo murezi Mungu ndiye analea ariko abana vizuri. bacu Acha watoto bari wetu Imana barere. tuwape Mungu apate kuwalea. nuko bamaze bageze muri iyo minsi mikuru Walipofika katika ile siku baze kuu, iminsi mikuru arambanya ile siku kuu bajya ikawa ndefu, bajya minsi mikuru wakaingia katika siku baramba kuu, ibintu birakomera mambo yakawa mazito, bigenda neza ikakwenda maze sambamba, bararyoherwa hawakuwa na tabu. abantu baryohewe Watu wote walikuwa na tabu, bibagirwa wakati walisahau na mtoto, wakatembea siku yote mzima bila kuwa na mtoto. Naambie na iyo wewe nkuru ahantu ile hazajya habari wakati utaisema. maze ngo bafata urugendo Wakashika safari, wakatembea, maze ngo bageze hirya walipofika ngambo baramushaka baramubura wakamtafuta wakamkosa, ngo bibwira ko ari umwana usanzwe kwamba ni mtoto wa bajya kawaida. kuyajya mu nshuti zabo Uliza kwa baramushaka jirani wao, baramubura wakamtafuta bajya mu wakamkosa, bavandimwe babo wakatafuta baramushaka katika majirani, baramubura wakamtafuta abo ni wakamkosa. bande Wale ni ngo ni wanani? Yosefu na Mariya Yule ni Yusufu na bibaza ko Maria. Yesu amufite Wabia kwamba ariko burya alikuwa baramusize alikuwa amemwacha. ese nawe ntabwo waba uri gusenga ukagira ngo urahagije
inatosha. Yego Yesu amufite. Kuna Yesu. Na mmoja wanamtaye je? Mwacha zamani. Na kwa wanamtaye. Unaweza kuli mwacha. Na kwa wanamusize. Unaweza kuwa ulimwacha. Ukibaza kumufite. Fikiri kwamba uko naye. Byari bikomeye. Ilikuwa migumu. Ngo bajya mu bavandimwe babo. Wakaingia katika majirani yao. Ntabwo Yesu mama mbone waje. Yesu mkumulona kweli. Lini? Ntabwo yabari kudera mwana wanyu. Unaweza kuwa wagira ngo ni myaka bajya kuyinganya. Labda miaka wana umri moja. Yego ntacyo uramenya. Hawajua kitu. Hawajatafuta. Kama wewe umwana. Jina la Bwana. Ule mtoto atafanya. Jina la Baba. Baba ni jina lake. Jina la Roho Mtakatifu. Ile yote utamenya. Kutojua. Kutotafsirika. Tafsirika. Yesu amusize. Kusinzia. Umenya ko Yesu mutari kumwe. Unajua kwamba Yesu hauna amahoro na Yesu. Hauna salama bila Yesu. Hawezi lala usingizi. Naona kumbira ngo shaka. Tafuteni. Urebe ni mutamufite. Kwamba hauna naye. Ushaka Tafute mahali ni mwacha. Maze hapo Maria na Yosefu bakamaliza siku akimtafuta. Aseme labda ashobora kuba twamusize anaweza mahali tulikuwa bagenda bashakisha bakabona n'abagabo mu itara ry'abantu benshi ntabwo ntabwo yaba ari muri asa hakuna mtoto mliona ntabwo mwabonye hakuna mtoto hapana rero sasa inama shauri turudi mahali tulimwacha tusubireyo turudi huko tulimwacha turebe kandi hari tuone kwamba ni hapo iko baba bafashe inzira wakashika safari basubirayo wakarudi huko basiye kureba iki anarudi kufanya nini kutafuta mtoto Yesu nuko bagezeyo walipowasili huko ngo bamubona ngo yicaye walimuona kiketi ndani ya hekalu ariko n'abigishwa na pamoja na wanafunzi wale kuvuga wakisema nawe abateza amatwi wakisema na wanawataka masikio nao wanashangaa je naso mimi na baba yangu wakati kumbe ndani waruri hapa ulikuwa nachachira giti ulikuwa mtafutia ntabwo muzi ko bimwiriye kwamba inaonekana kwa dada alikuwa nyumba ya baba yaratangiye akazi alikuwa ameanza kazi alikuwa ameanza bimenya batangira kumushakira muri babana bibaza ko walijifikiri ari kwamba umwana usanzwe mtoto wa kawaida mtoto wa kawaida hapo umwana usanzwe mtoto wa kawaida hapo umwana usanzwe uwo bita umwana uyu munsi abwira ngo ni wa Yesu Kristo kandi buno sasa imana ikomeye Mungu mwenye kwitangira gucira abantu Mungu wafalme wa ulimwengu ngo kutamenya ibyo bakora utojua mambo wanayoyatenda. Amen. Amina. Muri minsi katika siku za leo abantu benshi wanadamu bari mu bintu batazi wanakuwa na mambo wasiojua hawajui mambo ya kweli. Amafaranga akabiri bigomba neza pesa na kwa Mungu kwa ukibaza ko ubuzima n'amafaranga abagiye bazakarahiriwe yonakaga cyakiriye hangana utafutisha ibyo byose ni ngugufasha ni kama msaidizi ya kusaidia katika uhai na kitu hai kama Yesu Kristo. Aho nanga amafaranga yakoresheje ma pesa itakuwa Mungu kwako. Abakozi benshi bafite amafaranga bakiyakana ukuri. Watumishi wengi wanakuwa na pesa wanakana kweli. Uzara mbaraga z'amafaranga. Nguvu za pesa. Watumishi wa leo wana katika nafasi sawa ya pesa. Niba umugore wawe ataje gusenga kama mke wako akuje kuomba sitakwenda hata bachaji bibi wako ari umugeni angali sheri sheri ari hadi uko kumteka keya napata nje musenga se ngira kumfasha hata msaidia ndio maana musenga umugabo ari mu rugo mume yuko imbere yebo ana mama na niba zagiye gusenga kama kwenda kuomba umugore mke my husband sweetheart my husband umugabo wanje je gusenga musige mu rugo niende kuomba je gusenga musige mu rugo niende kuomba agenda sibaze gusenga n'abajyayo imana avuga tudufashanye mu byiza mu bibi kandi n'abajyayo umugabo yakoresha igomana ryaragira ugira igomana gusenga cyane ikindi hungu ni kuomba umuti ugira igomana n'abandi ugira igomana yashere gusa
ibigirwamana ni ikintu cyose kinakamata sehemu katika nafsi yako. abenshi ntibabizi, Wengi hawajui. ntabwo murazi ko Yesu yamusize. Hawakujua kama walimwacha. Ese wagabanije umuvuduko, Basi walikuwa na spidi nyingi. wagabanije umuvuduko, Punguza spidi yenu. ari wowe uri gusiga Yesu uribuka Ona enda ukiacha Yesu. wowe wasize Yesu uribuka Sheri, Ona acha Yesu utakumbuka wowe wasize Yesu uribuka Yesu Sheri, utakuta watoto wa Mungu. burya no kwibuka abana be Na ukumbuka watoto wa Mungu. Ni sababu na Mungu ndani yako. abenshi basize Yesu Wengi walimwacha Yesu, wanakimbia katika kazi kutafutisha. ugasanga bishyuya bari amafaranga bakora kuwa mbere kujya ku cyumweru. Juma yote mzima. Ikigirwamana, Miungu. tureke ibigirwamana. Wachele miungu Yesu Yesu. aravuga ati, Yesu akasema eti. ntimukagize izindi mana mu maso Sio yanjye. miungu ndani ya macho yangu. Uwiteka bari wenyine twambaza, Uwiteka bari wenyine usenga. Amen. Amina. Amagambo y'Imana Maneno ya Mungu kubaganiriza uyu ambayo ninawaongelesha siku ya leo. abenshi bari kwibaza Wengi wanajiuliza kwamba kumwe nawe wako pamoja naye, lakini waisha kumwacha. Waisha kumwacha. niba utaye rero Kama ulimwacha, mubwire ngo wacha nikwambie, ushake kandi ushaka n'umwete tena mtafuta ahandi bidii, wabona hakuna mahali mu utakupata. ijambo rye, ahandi uramusanga wewe uri gushaka Yesu, Tafuta Yesu, ahandi uramusanga hakuna mahali uretse mu utamkuta. ijambo Sipo rye. ndani ya neno lake. Amen. Amina. agahinda ufite n'akiki, Uzuni nayo ni ya nini? Tafuta Yesu, anamaliza ibibazo ufite uzuni. n'ibyinshi, Shida unazo, shaka Yesu tafuta amara Yesu, ibibazo. yote ataimaliza. Yesu ni byose Yesu ni mambo kadhaa. ufite. Anayekuwa na Yesu, Yesaya 55, Yesaya 55, ariko tugira ifuhe tuwe na wivu ry'umurimo w'Imana, ya kazi ya Mungu. udafite Imana muri we Asiyekuwa na Mungu ndani yake, shakane umwete, amtafute kwa bidii, amushake. amtafute kwa bidii. Biravuga ati, Maana Biblia inasema abashakana umwete wanaonitafuta nibo bazabona. na bidii ndio watanipata. Kandi burya n'amasaha yagiye, Kumbe na saa zimeyoyoma. maze kano kanya gato Tushike muda kitambo, na Yesaya 55 tusome Isaya 55 56. shairi ya 6. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abanwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamuhabarira rwose pe. Erega ibyo kwibwira si byo yibwira. Amen. Vile mnavyoiambia. Amen. Hari kwibwira. Kuna mambo Ugasanga tunashangaa. uko batabivuze, Kama vile tunavyosema. kurwara presha, guhangayika mu mutima, ngo kuzamura isukari, ari uguhora guhagaritsa imitima Fadhaisha moyo ushakisha. tujitafutisha. Hano hanze hari ibibazo Hapa nje kuna shida dufite, nyingi. hari indwara nyinshi. Kuna magonjwa Nyinshi mengi wenda tukimuda zamuri zivuga ko ya kipandisha kigeze muri cya gihe kibi Pawulo yavuze. tuna wakati mbaya ambayo Paulo alisema Akwangira ubusa, haukatalie vibaya, akuvugira ubusa, akusemee bure, ukibaza ko ibyo avuga ukiuliza kwamba vina ariko burya siyo n'umwanzi. lakini Ubwo sababu ya burwayi mwanzo, bwose, ile ugonjwa izo wote ndwara z'uburwayi, magonjwa uburwayi buva ku mwanzi. ugonjwa na Amen. kwa mwovu Biva ku mwanzi. yenye Noneho kutoka rero ijambo kwa ry'Imana mwovu. avuga ati, Na Mungu anasema nimushake Uwiteka. tafuteni Bwana Amen. Nimushake Uwiteka tafuteni Bwana bigishoboka ko maadamu abona. angana apatikana. Yewe nimumwambaza akiri bugufi. Abudu angali Umunyabyaha areke ibyaha Mwenye bye. dhambi ache dhambi Umunyangeso mbi areke ingeso mbi. ache tabia mbaya yake. Niwibwire ngo uri kumwe nawe aragusize. Alikuacha Urikomeze mu busa. Urikomeze mu busa. Ariko hari igihe turagira bikagaragara. itaonekana wazi. Kora umurimo w'Imana hakiri kare. Kora umurimo w'Imana ugifite igihe. Ushakashaka Uwiteka benshi bakabona. Ntabwo akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Ukiranirwa nareka gukiranirwa. Arabyubaka abana be. Umunyabyaha nareka ibyaha bye. Ukiranirwa nareka gukiranirwa. Mwambare gukiranuka. Amen. Mwambare gukiranuka. Niyo mirimo myiza y'abera. Twe kwirundarunda imirimo y'ubuswakagara.
vitepe. Jambo mushambagara. Ile kazi. Ya izashisho nishimashimira. Lungue tabisa. Nimyenda tazana jina na Ile kango ambao utawambare wikiraduka. Maeni haki. Iyo mirimo myiza. Iyo kazi nzuri. Uyambare. Uifanye. Nk'icyuma cy'igituza. Kama chuma inayofunga kifua. Data nuririmba kugereza Wakati kwamba matendo mazuri ya Mungu. Usiseme kwa maneno. Bali useme mwimbaji wa maneno. Bali mwimbaji wa matendo. Kama magambo. Kama maneno bikorwa. Katika matendo. Kazi zetu ihimbaza Imana. Kuimidi Bwana Mungu. Wacha nikomeshe nikikwambia hivi. Tubona umurimo uri gukora. Wakati utaona kazi unayoitenda. Ari wo gusuzuguza Imana. Kama ni kazi ya kumdharaulisha Mungu. Uiteka waremye ijuru n'isi. Bwana Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Ile kazi yako ni najisi. Ariko umurimo wawe. Ile kazi yako. Nukora ukabona umurimo wawe. Unaona kazi na kubali. Ukabona nategeko rimuhana. Unaona hakuna sheria ya mzimu rubanza. Unaona ukazambirwa amagambo y'abantu. Usifuate maneno y'abantu bavuga. Mambo zatu. Bali sikia neno vile inayoisema. Uiteka aravuze. Amen. Ijambo ry'Uwiteka aravuze. Neno la Mungu lasema. Nimba ari umuragomye ku mutunzi wa mbere ku isi. Kama ni mtu mfugaji wa kwanza. Mwenye haki. Uwiteka ni umutunzi. Afite byose mu biganza bye. Byose. Abizi bafite. Bifitwe n'Uwiteka mu biganza bye. Ibiri ku isi byose ni by'Uwiteka. Nimba ari umuragomye kwambara akaberwa. Nimba ari umuragomye kugira amafaranga akayanezererwamo. Nimba ari umuragomye kugira ubuzima bwiza bikamunezeza ni umwana w'Imana. Nimba ari umuntu wagombye kugira ubwenge ku isi bakavuga ati uriya muntu ni umunyabwenge, uriya muntu ni umunyabwenge. Ibyo mbabwira ari ubumenyi bw'isi, ni ubwenge buva ku Mana. Ubwo bwenge nubugira buzakuyobora mu nzira zawe kandi buzakuyobora mu mirimo yawe. Imirimo yawe ntizagutera kuva ku Uwiteka, ahubwo imirimo yawe izagutera gukomera ku Mana. Nimba ari umunyabwenge nabyo ko yagumye kuba wamenyera ijambo. Amen. Amen. Nimba ari umunyabwenge nabyo kuba ku isi bakavanga arayoboye ku isi yose akazabaho neza mu isi no mu ijuru. Wamenye Imana. Amen. Ndibuka Yobu ageze mu gihe gikomeye agendamo kubera iki? Ubwishyari rya Satani n'abantu. Ati Mana erega ntabwo kari akadiho gakijya ku busa, ntabwo kurimbira ku busa, ntabwo kugirira ku busa. Ati nizanire kuva si ibintu se wamuhaye, si ibintu afite. Abantu bakibwira ko burya Yobu ari impamvu y'ibintu. Sababu ya mambo ya Yobu afite ibintu kadafite Imana. Amen. Yobu afite ibintu kadafite Imana. Pia alikuwa na Mungu. Ndibuka Elia ndio agenda. Nakumbuka Elia alipokwenda ahura na Elisa. Akutana na Elisha. Elisha yarimo ari guhingisha inka. Alikuwa analima na ng'ombe. Aho hantu Elia yageze kuna mambo ari wenyine. Alikaje kwa abasanze Elisa akamuhingisha inka. Alikuwa analima pamoja na ng'ombe. Elisa guhingisha inka. Alikuwa analimisha ng'ombe mbili. Mu mitabo 12 ndani ya mijeni 12. Ubwo abantu bazi imibare wenye kuwashinda hesabu ng'ombe mbili ndani mu mitabo ayigisha mitabo 12 ndani ya mjeni wakibaza Elisa kuuliza alikuwa na ngapi Elia wakibaza Elisa rafi. Unaweza kujiuliza ng'ombe nimeisikia abasi mali wenye kwa na hesabu mnajua bashinga mbili kamata ng'ombe wafata kabiri wakata mbili na kabiri zidisha kabiri 20 na ngapi 24 urumva umuntu wakurikiye Elia agiye kumufata Elia ndaki nabonye akemera kutazaga ubwo Mungu mara n'umukene Mungu ni maskini watu Mungu na watu Imana biragije kugira Elia Mungu akamwambia Elia wewe uri kubatira igihugu wenyine wasire kugira ngo bakurikiye ntabwo uri wenyine ntabwo uri wenyine hari abandi komera ushikame kuko hari abandi. Amen. Hari abandi bamushaka Uwiteka bigisha bakabona reka kwikomeza mu busa kuri
kuririmba indirimbo zo mu magambo kuvuga ijambo ryo mu magambo ahubwo ijambo ry'Uwiteka riba mu mitima yacu kandi kuvuga kwacu biva mu magambo tubishyira mu bikorwa dukore Uwiteka kandi tumushake bigishoboka ko abona maadamu anganapatikana soreze kuri Yeremiya 15 dukomeshe soreze kuri Yeremiya tukomeshe kwenye Yeremia 15 aba n'abarambi atabari nimewachosha wasi tutarasoma Yeremiya cyangwa se Yeremiya 15 kabla hatujasoma Yeremia 15 umugaragu w'Imana mtumishi wa Mungu umuhanuzi w'Imana nabii wa Mungu William Marion Branham yabivuzeho alisema hapo ugiye muzabishaka mudashaka mu Heburayo 13 wakati mtavitafuta Ibrania 12 kuri volume ya 58 kwenye volume 55 nomero ya 86 namba ya 75 na 6 avuga ngo unasema eti nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo ndio maana Yesu alitwesa nyuma ya malango kugira ngo yezeshe abantu kusudi apate kutakasa watu ayiwe maraso damu yake maze turizera uko kwezwa tukana imani ya kutakaswa yigishwa mu isezerano rishya tukajua katika agano jipya kandi pia twashishikarijwe tulikuwa na bidii abizera uaminifu biciye ikipitia katika agano jipya ari ryo isezerano turimo ndio agano tunayokuwa leo. Amina. kandi twizera ko pia tunaamini kwamba umuntu yamaze kwezwa wakati mtu akishakutakaswa tabia zake mbaya zimuvuyeko anaweza kwa zimemtoka Uwiteka amaze kweza Mungu amekutakasa akakwezesha ayo maraso anakutakasisha damu. Jambo ryatubwira ati Neno la Mungu lasema tukimara kwezwa tulipomaliza kutakaswa twizera ko tunaamini kwamba ingeso mbi zatuvuye tabia mbaya zimeondoka twakira ingeso mbi kwa kumetambia mbaya maana tunatakaswa ayo maraso Yesu kwa damu ya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo. ngari hanze ari hanze ako nje kubera iki sababu gani bamusize walimwacha bari gushaka ibintu watafuta mambo bitagira umumaro mambo haina maana mambo haina maana unapapasa unatafutisha shaka Uwiteka tafuta Bwana. umugaragu w'Imana avuze ati Mtumishi wa Mungu ari hanze ako nje kw'irembo kwenye lango reka tumushake wacha tumtafute ayobore ubuzima bwawe apate kuongoza maze wemere Yesu Kristo kubali Yesu agenge ibyawe byose apate kutawala mambo wemere yako agenge ubuzima bwawe wewe utawale wemere Uwiteka ayobore urugendo rwawe bali wemere imirimo yawe yose na kazi zako uyikore ukorera Uwiteka tenda utendea Bwana Mungu. wewe Imana abivuga neza Mtumishi wa Mungu alisema vizuri icyo cyatumye ndio maana alisababisha abarizwa hanze akatesewa nje kusudi Amen. apate kutakasa. Amina. Amen. Anatutakasa. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Yeremia 15:19. Nicyo bituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura. Nabonye. Nicyo bituma Uwiteka avuga atya ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye kandi ibishimwa n'ubivana mu migawa uzaba n'akanwa kanjye bazagarukira ariko ntuzabagarukira lakini utawarudia kandi bali bazakubwira inkike takuwa yubakishijwe imiringa ambayo inajengwa kwa shaba ibe igihome iwe kama ukuta ikingiye abo bantu kinga wale watu nabo bazakurwanya nao watakupiganisha ariko lakini ntibazakunesha. hawatakushinda. Amina. Mugira kuba turi bose Imana Huwa mnajua kwamba kama tungali hano hanze hapa nje kurwana intambara ikomeye, tunapigana vita kali, kurwana byinshi, tunapigana mambo mengi. kurwana na mugenzi wawe, Unajua kupigana na jirani wako, kurwana na shetani muri mwe, unapigana shetani ndani ya ndugu yako, unapigana na shetani wa muntu wibazaga ko yakuba ari w'ingirakamaro, wewe mtu wa maana
wawundi birivuga ngo irekumbura abarikura abandi ile kufaidia kwako tena kwa shida kwako tumeshereze katika kushindia ile ibitakure yacu alitupe mali yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati ndio maana Bwana Mungu asema eti nugaruka ukirudi reka tugarukire Uwiteka acha tumrudie Bwana tumushake utafute namazakire tuabudu akiwa karibu tuache tabia zetu ibyaha tuache zeke twibwira tuache mambo imitima yacu katika yibwire ibyo Uwiteka tuambie yale Mungu na Yesu bibwira ko Yesu ya kwamba ayesomba lakini walimwacha naweza kwa uko kukomeza kuongeza kwa ahantu wamutaye hali kumwacha na kuambia kwamba leo impamvu sababu amahoro salamu n'ibibazo no kutuza umwuka wera tujalo mtakatifu nuko bamusize ni sababu alimwacha tafuteni apate kuongoza ahantu Yesu ari mahali Yesu hapo amahoro unakuwa ahantu salama Yesu ari mahali Yesu hapo umutekano ahantu Yesu ari mahali Yesu hapo umunezero Imana Mungu abariki bashoboze yawezeshe Yesu uketisha Yesu ndani ya moyo wetu. Tunawasaidie